nawe utegereza ngo uzarota ari uko ibitotsi byakugandaguye hariya hasi utazi n'uwinjira, ntibishoboka. Urota ahagaze ashobora no kugutunga, kuko aho Imana irinda kukurotesha uryamye ni ukuba warayinaniye kurota uhagaze, kuko ibyo ufite mu iyereko tirinda kukujyana mu nzozi. Izajya imurikira ubwenge bwawe n'ibitekerezo wicaye. Ushinge kampani mu mutwe kubera wabitekereje uvuye gusenga. Ariko abandi uzatwicara ngoma ngo ntukimvugisha n'ubwo ngo sinjyama ngo ngabyuka. Ariko ahatekera mu mwuka, kavuga toke ndebye muri logique ejo hashobora kutaba heza, ariko ndebeye mu maso y'umwuka ejo ni heza, kuko hagenwa n'Uwiteka wenyine ni uhazi. Ariko iyo utekereje ngo ejo niyo uhapangira uhita unanirwa none utaragerayo. Ariko iyo uvuze ngo ejo hari mu biganza by'Uwiteka, tegereje icyo ari kumpangira ejo hanjye. Tugiye kuganiraho, ndahuza amagambo abiri ndi busorezeho. Nkunda kugira ijambo ry'icumweru yakomeje kuja henshi benuko n'ibintu bitandukanye bigatuma unahindura bimwe, ariko dukomeze ndarisoma n'iryo mpera hiryo twari twagize ry'icumweru guhera ku wa gatatu. Izaburi 125 murayizi. Yaravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo ugize gute? Uhora uhamye iteka ryose. Kuko imisozi igize gute? Igose Yerusalemu niko Uwiteka agize ate? Uhereye none ukageza iteka ryose. Ibindi twabikomera amashi ko ari twe bivuzeho. Reka nsubiremo. Aravuze ngo abiringiye Uwiteka. Abo murumva hari isobanuye ngo n'Abashinwa cyangwa n'Abarabu cyangwa n'abaki, n'abari mu moko yose no mu bihugu byose no mu mahanga yose, ariko bakaba bahuriye ku kintu kimwe. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Reka ndeko wa Siyoni nidushaka tubagereranye n'umusozi wa Karumuna, cyangwa tubagereranye na Monkigari, cyangwa tubagereranye nande uriya wa Musanze n'uriya muremure. Nawe ugiye munsi ndumirwa, ugeze munsi ubona ufatanye n'ibicu. Nimwabura cyangwa namwe nta n'uwo muzi. Aha bishatse kuvuga ngo nibaka iyi misozi yacu ya hano mu Rwanda, nta n'umwe wabasha kunyeganyeza ngo unyeganyege. Nimba bida okay mbivuge neza, niba hari umugabo wanyeganyeza muhabura igataka, bakumvira atatse nk'igongera nk'isunitswe n'umuntu, nimba hari umuntu ushoboye gukora icyo gikorwa, uwo niwe wenyine ukwiye kugutera ubwoba. Ariko nimba nta mugabo uhari n'umugore wanyeganyeza muhabura, n'aba ariko abiringiye Imana bamenya ko nabo nta kibasha kubanyeganyeza. Bavuze ngo abiringi bameze nk'umusozi wa, nidushaka tureke Siyoni tuvuge muhabura nawo wonyine ntabaha. Nubwo twazana abagabo bose bamusanze bose hatavuyemo n'umwe, ntiwanamenya ko bawugezeho, ntiwanamenya ko bawukozeho, ntibanawushaganya, ntiwakwikanga ko hari icyakoretse, wakomeza uhagaze hari. Bishatse kuvuga iki? Ngo abiringiye Uwiteka nubwo imiyaga yahuha n'ibindi bikaza, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Nimba ibyo bidakunda, nawe ntugasubire kwemera ko hari ibyakunyeganyeza. Iriya misozi ifite confidence yihagazeho, iravuga ngo nimba muri abagabo muze mutunyeganyeze. Nawe uzuhagarara ubwira isi y'umwijima,
ubwire ibyaha, ubwire shitani, nimba muri abagabo ngahe muze munyeganyeze. Meze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega, niki campinze umushitsi, kandi abiringiye baragizwe nk'umusozi. Icyambere murashinganye, cya kabiri murashimangiye, mugani wa rwa rukingo. Icya gatatu, Imana yarabubatse murubakika. Nubwo hari imiyaga n'ibindi, biriya bijya bishobora ababyemera ko bishoboye, ariko abiringiye Uwiteka baba baramariye amaso yabo n'ubwenge bwabo ku Mana. Abo nta kindi kinyembaraga bajya bemera kibaho, ukuye Imana ishobora byose. Bibiliya Dawudi wamaze kubigenzura yaravuze ngo no ndumiwe, kumbe abakomeye ni ikinyoma. Ibyo byanditse muri Zaburi. Aravuga yaratangajwe n'iki, yarabonye ingone Goliyati wahahamuye Abafilisitiya, agahahamura Abayuda, agahahamura abari mu bihugu byose. Yarangiza akareba ingene agahungu kiringiye Imana gusa, katagira intwaro, katizi igisirikare, katazi tekinike n'imwe, gafashe umuhumetso n'ibuye, karangiza akavuga ngo njyewe niringiye Uwiteka wenyine, wowe wiringiye amagare n'amafarashi, ufite ibitwaro n'ibicumu n'abayagutwaza, njyeweho ndaje gusa mu izina ry'Uwiteka. Ahasigaye Goliyati duhure, ujute ufite izihe ntwaro? Kari gusa intwaro zacu Bibiliya iravuga ngo si nk'iz'abantu, ariko imbere y'Imana zigira imbaraga ya mbere zo gusenya ibihome, kubikubita hasi, kubirimbura kandi zitagaragara. Dawudi ngabone Goliyati yikubise hasi, arahindukira abwira bene wabo ngo ndatangaye uyu munsi, menye ko abakomeye ari ikinyoma, aboroheje nakuka gusa. Tabakomeye bariho. Niba Goliyati yapfa nk'isazi, akicwa n'akabuye kamwe, yarahahamuye ibihugu, menye ko nta ukomeye, hakomeye yaremye ijuru n'isi yonyine, idapfa, itarwara, idasaza, idacuya, idahinduka. Komera amashyi iyo Mana niyo. Niyo yonyine Mana yo kwizerwa, niyo yonyine Mana kwizerwa. Munsi kuri kabiri, kuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Igiswahili turirimba gute harya? Ngambo na ngambo kama bahari, mkono wa Bwana wanizunguka. Andi uko imisozi igose hehe harya? Yerusalemu. Niko ahambere havuze ngo abiringiye bameze nk'umusozi wa Siyoni. Hanyuma none yari yaravuze ngo uko imisozi igose Yerusalemu, uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka adurinda amajya ndetse n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose, uhereye none ukageza iteka ryose. Uko imisozi igose Yerusalemu, iri hagati y'imisozi, aha niko Uwiteka agose abantu.
Dawudi 39 aravuga ngo si nyuma n'imbere, najya imbere ubayo nasubira inyuma uriyo muzehe, najya iburyo uriyo nazamuka mu kirere uguruka nk'igisiga, najya imuhengeri mu mazi ukuboko kwawe kw'iburyo kwamfatirayo, naguhungira he kubera aberaho sicarimwe sumuhemo kandi arakomeye bitangaje ndamuvuga nazamurata aberaho sicarimwe sumuhemo kandi ninde atabesha mukomera amashi nimba ubyemera, niba atarakubesha ntabesha. Yaravuze ngo azakurinda, none dore yarakurinze kandi nukuri ndavuze ngo nukuri nka Yesu ntiyajya kurahira akageza nukuri gatatu. Iyo atabawe ndabivuze nubwo ntazi amateka yawe, ariko reka umwuka warayazi. Iyo atabawe uba waribagi ayeyeyeyeye imva zabo zarameze ibyatsi. Yesu ese niko undi yaririmbye umwihariko wawe Yesu, wabaye ukora ibitangaza, upfuye urazuka ni wewe wa mbere, aya birarangaye magingaya, iz'abandi zarameze ibyatsi. Yesu we iyo atabawe imvi iba yaramezeho ibyatsi, ibyisha abandi byakunyuzeho, aho abandi baguye nawe warahabaye. Yewe si ugupfa gusa, bazabambwira ngo bageze igihe bansengera ngo mpfe. Nararwaye barabandi dusenga pfe, ngo bajye mu butayu mama arahindura, niwe yahise asenga ngo ya mana mukize mukugabire abo wawe agende nushaka ntakabu wanjye, urabishoboye mukize umwitwarire. Ariko bari bagiye gusenga ngo Imana ibaruhure mpfe, abandi bana benshi barapfa. Sinzi indwara yaduse abana icyo gihe iri terambere dufite nta ryari ngo bakingire uturwara n'ibikibimo. Ariko nyuma y'iryo sengesho Imana irangarura. N'ibindi nagiye niboneraho nyine, uhura n'urupfu ukarubona ariko Uwiteka akakugarura. Mbariza ukwegereye ngo se nawe yarakugaruye cyangwa wenda urarungurukayo? Ndababona benshi bagarukiyeyo batangiye kuhabona neza, ariko Uwiteka yarahabaye, arabimana, arabagarura kubera ineza ye gusa, arakugarura none urahari. Niyo mpamvu uvuze ngo uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be, kandi uhereye none ukageza iteka ryose abantu be aba bagose bari mu kazitiro. Nigeze kubibabwiraho hano ngire ngo ndabwira toke wakwibaza ngo se gute kimisozi, nuko Imana yigabuye kugira ngo izabone uko ituzenguruka. Yarigabuye mu bice bitatu. Imana data ni umuremyi visionnaire wa byose, atugenda imbere, aturangaza imbere. Nahura n'imisozi azayihindura iki? Ibibaya. Nahura n'inyanja azazihindura iki? Azazicamo inzira. Ngarangiza ategeka Yesu imfura ye guturuka inyuma yacu, hatazagira n'umuzimira inyuma nk'umwungeri. Kristo ari inyuma yacu, ngo ninyerera azandamire. Mu gihe Imana incira amayira
naho Yesu ari inyuma ngo andamire mu gihe hari gishaka kunkubita hasi. Nuko bagawe uriya arareba imbere adushakira inzira, aduhindurira amateka, aturemere inzira aho zitaba. Kristo inyuma aturinda abanzi bose, arwana intambara zose zidukurikira. Kuko Farawo ntiyari imbere, Farawo yari he? Nubu intambara zose z'abizera ntiziba imbere, ziba inyuma. Bituma rero nicyo gituma cyagiye yafashe igicu agikura imbere y'Abisirayeli agishira inyuma ngo kibatandukanye n'Abanyegiputa. Hanyuma bano kiba igisika mire bene hano kirabakiriza, hariya kibatera umwijima. Barara ijoro ryose batababona kandi bafatanye, bagabuwe n'akarido, akarido k'igicu c'imbaraga z'Imana. Kiriya gicu yari Kristo Yesu, byanditse mu Bakorinto. Inyuma yahisa igicu kije inyuma ngo kibarinde, kibatandukanye na Farawo, barambuka baragenda. Hanyuma Umwuka Wera ari hani burya aha twese atugendera, atwongorera, atuganiriza, adukingira, kuko we ni umuriro, aratwika agakongora ibintu n'ibindi. Ntimwumva Imana nkiri imbere, Yesu ari inyuma, iburyo hari Umwuka Wera. Abaheburayo hakavuga ngo abamarayika yabagize imiyaga, abagira abagaragu n'abakozi bo gukorera bazaragwa agakiza. Afata abamarayika bashira hano he ibumoso. Mbariza ukwegereye ngo urumva utari hagati, urumva utarinzwe, urumva utagoswe. Ngo si imbere n'inyuma, Imana imbere, Yesu inyuma, Mwuka iburyo, abamarayika ibumoso. Subira umumbarire ngo ugira ubwoba bw'iki wewe, uzutinyike. Uzanyura kuri Mwuka azahura n'abamarayika, uzanyura ku bamarayika azahura na Yesu, uzanyura aho Yesu ari imbere azahura n'ishobora byose. Ariko zantangarira ubwoba mugira, bamwe imbwa ziramuka mukarara muhagaze, abandi injangwe za hebe baseze zibihebe bahajya, injangwe za vuza induru ngo turashize. Ibihunyiri iyo bivuze mu biti ntibaba bagihunyije nyine, biba ibihunyiri ntibaba bagihunyije, barara bakanuye ngo byavuze ibihunyira. Ibyo nanje kera byarankangaga, byari byarambamwe kubona ibigihunyira, ayibaye turapfa we, turapfusha umuntu we, gahita numva nuko nyine abanebwe nuko bari baradusobanuriye. Cyavugira hejuru ikingo gisura urupfu, turapfuye ninduri bupfe, tugatangira kurebana harapfa nde, tugatangira kugishakira bapfa. Ubwoba gusa bw'imiyaga y'abadayimoni itabaho. Uribaza ko tukiri ibiremwa twe byapfa gupfa gusa ngo ubwo igihunyira cyavuze, ngo injangwe zamotse ngo bitume dupfa? Ntibishoboka. Abo byari gukanga ntibakibaho, bari batwebwe b'umubiri barapfuye, ubu hariho batwebwe b'umwuka batagikangwa n'injangwe n'ibihunyira. Simbabesha kera byaravuga nkarara ngaragurika, none ngo mare kuba umunyamasengesho byavugaho, harara ntembagara nsengera hasi ngaza nikurura no mu byo, ariko ngati sinshaka gukingura, mfite icyoba kitanyemerera ko nakingongere hanze, ariko ngatogota mu nzu hano imbere. Ibintu bene ayo masengesho abo kandi Imana yiyumva, ariko ntikunda kuyasubiza, kubera ko aba ari amasengesho ari connecte mu bwoba, atavuye mu mwuka. Tusenze kubera uyobowe n'umwuka, usenze kubera uyobowe n'ubwoba. Ntunabyukijwe n'umwuka ngo usenge, ubyukijwe n'injangwe. Bene ariya nayo rwose nayo kwihuzenza, ariko ariya ntagira imbaraga, kuko ntibyari muri porogaramu yawe. Ubyukijwe n'inyamaswa. Maze gukura mu mwuka, iyo bisakuje nkabyumva
k'ahantu naraye. Mpita nigaragura atari mumoke cyane we, nanje sinzire ngone we. Beno namara nkayibwira ati n'ubundi mwapfuye rubi mutazi kuramya Imana, nimuvuge cyane muyihimbaze. Noneho ngahita mbigarura nkavuga ko bihe bihimbaza Imana nabyo. Kuva icyo gihe iyo bivuga bita numva amahoro we, nkumva biri kuramya Imana. Ngahita mvuga toke ibyaremwe byose, igihumeka cyose gishimire kandi kitamushima cyose kiburirwa irengero mu isi y'umwuka. Nuko maze imyaka myinshi bene ibyo ntabisengera rwose, tibyo nsengesha ntari mfite gahunda yo gusenga. Haba nubwo hoza na shitani ubwe akaza ari shitani, tiyo nsengesha ntari mfite gahunda yo gusenga. Keretse ngasanga yahagaze mu nzira, ntabwo sinosenga, no muhota gusa. Navuga toke nge na Yesu va mu nzira cyangwa tugutwike gusa. Iryo sengesho rirahagije, nta rindi norenza hejuru yiri. Naho bijya umuntu afata umunsi wose nisengeshe nirukane shitani, sino kwisonzeshereza shitani. Ngo mugire gute? Imyaka 2000 yaratsinzwe. Kuva atsinzwe Yesu akamwambura ubutware, ninde wagiye kugira gute? Kumucaginga ubundi. Kuva yambuye ubutware, kuva baye igicibwa n'abadayimoni bose, ninde yabasubije grade mu buryo yavuga ngo bafite imbaraga zihangara umuntu urimo Yesu? Tibibaho. Ariko shitani agira uburyo azakomera, akomezwa n'imitekerereze y'umuntu yabyemeye ko akomeye, ahita bigitangaza mu isi no mu ijuru. Hari n'abamubona akanabakomerera kuruta uko Yesu akomeye, kandi si kwameze iwe ntakomeye, ariko yakomejwe n'abamukomeje bivuye ko ariko imitekerereze yabo yababwiye. Satani iyo umugereranije n'injangwe ahinduka injangwe mu buzima. Iyo umugereranyije akanduka ari simple, wagereranya niki n'umuserebanya ukubita uko ushatse. Shatse nawe urekeraho, kandi nshatse kuwica ntiwananira. N'ubutware buba bwarahawe abantu bazi icyo bari cyo muri Yesu, bakamenya ko Kristo atari kure yaba ari muri bo. Abo rero baba bageze muri dimension yo kugira ubudahangarwa muri bo. Na shitani iyo umeze gukita kumenya ko ari kumeze, ariko iyo utaramera uko ikurwanya ishingiye kukubayeho. Tishaka kurwanya umuntu birenze nuko yemera, tishaka kurwanya umuntu birenze nuko ayitinya, tibibaho. Satani wawe arangana nuko umutinya gusa, n'uwanjye arangana nuko muzi. Hari umusaza umwe yari yarakijijwe, ariko akaba yari imfura kuva avutse. Birenze bene bwa bufura, yego ni yego. Iyo umuntu amubeshe yumva kwisi, niko kumubwira ngo imisozi yatengutse yashize. Hanyuma aramuyanguzi wa mugabo runaka wahariye hakurya, bamubwira ikosa yakoze, icyaha yakoze, yabashije aragikora ni ngo ariko umva iyo umuntu akoze ikosa yaramugayaga akamara nk'ukwezi kose ajya bitekerezaho, ashobora no kudasinzira. Umuntu yukora bene icyo ngo bamubwire ngo wa mugabo yakoze iryo kosa. Noneho babonye nyine baramwumva, shitani ntakwitamugiriye, Satani yamukubise. Barasekaraho we, muvuze ngo atari ko shitani y'iki gihe iragowe, yaragowe mwakabyara abantu ndetse gute. Ugize wese amakosa n'ibiki n'ibiki ngo shitani ndetse iyo shitani izibagira gutyo ko itarakungira ngewe mu bitekereze, ntabyo yemera ko iyo shitani yamushobora. Ni ukuvuga ngo Satani akora bingana n'uko umuntu abitekereza. Ariko Imana yaratugose imbere n'inyuma, irafunga hose, irakinga. Turi mu rugo rwayo kandi turi amahoro. Ibande babyemera bavuge haleluya.
ayaya, tuzi umutima. Nababwiye utuntu kuwa gatatu, nabwiye ko utuntu tune ngiye kubasomera tujya twirukana tuzatumara ibyiringiro mu muntu bigashira, akabaho ari ikintu kiraho isi ikamuhahamura, shitani ikaba yaramuhahamuye. Icyambere nabwiye ko nukwibaza ku byejo hazaza kandi ukabirebera mu rushitege, kuba ufite susi y'ubuzima, kwibaza ngo ariko ejo abana, urugo, ibya ejo ndabona bikomeye ejo. Mubona stress yamaze abantu bose kwisi ihagaze ku kintu kimwe gusa, nejo, kwibaza kuri ejo. Nimba ari ikintu Bibiliya yanga abantu bibaza ku byejo. Tibyanditse muri Bibiliya ngo ntimukabari ibyejo ngo kuko bizabara abejo. Yamarika mangorega turabanone gusa, turabejo hashize. Bibiliya ntijya yemera ko n'uyu munsi arahacu. Ninde yahagarara hano akarahira ndakavuga ngo uyu munsi nuwanjye ndabarahiriye ntaco ndi bube. Ayi anyuba atashobora kuba ataheruka. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo mujye muvuga ko muri abejo hashize, naho none sibyo. Naho kuba ari ibyejo, kuba ari ugucanganyikirwa, ugiye kwita muri stress, nurangiza stress gutere gusa, igutera ibibazo, gucanganyikirwa, tension zibyuke n'ibindi. Ejo kandi uja kushobora ejo ahatekera mu mwuka, kavuga toke ndebye muri logique ejo hashobora kutaba heza, ariko ndebeye mu maso y'umwuka ejo ni heza, kuko hagenwa n'Uwiteka wenyine, ni uhazi. Ariko iyo utekereje ngo ejo niyo uhapangira, uhita unanirwa none utaragerayo. Ariko iyo uvuze ngo ejo hari mu biganza by'Uwiteka, tegereje icyo ari kumpangira ejo hanjye, abameze batyo n'Imana ihapanga. Ariko iyo uvuze ngo ejo ndi kuhareba, uharebeye mu maso yande, iyo ari wowe uhapanze uracanganyikirwa. Nicyo gituma bazi kwizera atangira guhanurira ejo he ataragerayo. Mbabwire niki, ngewe ngira impano nyinshi, ari y'ubuhanuzi rwose, no gutoza abahanuzi njya mbatoza, no kwigisha isomo ry'ubuhanuzi rwose, ibyo ndabizi. Gusa iyo wabibaye mukanabyiga, ubikora muri discipline nyinshi kandi ukabikora bidakabije, kubera ko ubuzi ikirusha ikindi imbaraga ni ikihe mu Mana. Iyo abantu barezwe n'ijambo uzabatangarira, batandukana n'abandi barezwe, n'abarya barereshwa udusengesho, n'abandi barereshwa ubuhanuzi. Tibazanasa. Mu bishop yavuye Uganda za kubwiriza muri Gerison des Arts i Bujumbura, tukikorerayo. Araza iwaza ari fire mbese mwitorero ryabo ni fire gusa, n'amasengesho ni ibitangaza, ni ubuhanuzi. Kubera iyo mpamvu itorero ryabo riba ryuzuye abuzuye imyuka mibi gusa. Ugasanga uko basenga bose benshi, igice kinini kiba cyuzuye abazimu. Kuri abasenga bose akabona bose baritura hasi, akabona bose baragira gute, akabona bose bagira gute. Iwazi ngo niko abera bose babayeho. Ngagere muri Gerizo aza yikangase rwose, ubona ibitugu bitari kumwegera. Aravuga ati uyu munsi ni fire. Ati murajya kubona ibitangaza mu kanya, imyuka mibi bavamo. Abantu muri Gerizo batangira kureba imyuka mibi tuvamo. Iyo myuka mibi nkaba ari we wayizanye, ituvamo se turayitunze. Arabwirije gatumva ngo ageraho, atangira gusenga ati muhagarare neza kandi intebe muzitaze gute se.
ngarangiza arasenga yohereza faya kujya iwabo bazabagira bose bagatembagara bazimu bakavuga induru ibintu byo badayimoni muri geriza. kandi icyamutangaje arumirwa ku ihoteli arambwira ngo nabaho nibwo bwa mbere mbonye ibi. none yageze muri geriza kuko itorero ubundi uko rigira abantu benshi, igiterane gifite abantu benshi ntikiburamwe abanyamyuka bajemo. nono hakaba n'abandi babitojwe kubera babyigishijwe cyane, bakaroha kumva ko umuntu wese afite imyuka mibi, bakaroha n'abuzuye umwuka wera bakababwira ko hari imyuka mibi bagendaho, bakaruha bakayemera bagahora bayitegereje. kubw'iyo mpamvu niyo basengeye imyuka mibi itangira kuvuza induru. noneho harabigerageza, atangira gusenga iminota 3, 5, 10, abona abantu bose barahagaze gutya, ahubwo bamwe bari kuzuzwa bavuga ku ndimi nkawe. aramanuka arabegera ngo arebe ko ariho fayifata, arabegera ngo abegere bakuzuzwa nkawe. aragenda atangira kubinjiramo ngo agere hagati yabo, wapi aragenda geriri aragaruka hape bose abona bahagaze muri Yesu kabisa, banasimama sawa sawa. ni ingabo zihagaze zikomeye zizi kabisa icyo ziriho, icyo zizera. ngo aje kugaruka abonye byanze, atubu reka mbereke. atangira gufata mushware ayizunguza hejuru yabo ngo arebe ko fayo muri abamanuka, arazunguza araruha arayibika. mukanya banyuramo, none atangira kubanyuramo agenda barambikaho ibiganza, arambikaho ibiganza, yakubita kumva umugabo arahagaze kabisa, ni fandi kwa Yesu rwose. yagira ngo ararambika akumva umugabo ari kuzuzwa, ngo agera haja mu gice cyo hirya kirimo urubyiruko, atangira kubakubitaho ibiganza ashaka kubasukuma, abandi ati turi bazima. araruha atangira kubasukuma ashizemo imbaraga ze zose. tuma protokolo tugenda umubwire ngo hagarike, asubire imbere ashima Imana, Uwiteka yabikoze byarangiye. aragaruka ajya hari imbere arasenga ashima Imana, turataha. mujyanye ku ihoteli ati kuva mbayeho nkaba umukozi w'Imana, ngahe mbone bene aba bantu sinari bwababone ni irya mbere. none aba bantu bose nese bashaka ngo bagire gute? ngo none bose ngo nta myuka mibi ngo izigendagenda hano, ninde suyicuruza hano ngo ayizane mu rusengero? derega bari babona bari mu rusengero kandi bicaye muri Yesu. none imyuka mibi yagiye muri Yesu kugira gute? Bibiliya ndivuga ngiyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyaremwe bisha biri muri Kristo. none se abazimu bagiye muri Yesu banyuze ibyo? utwo tuzimu turatumagwa n'inyigisho gusa, abantu bakimenya bagatangira kwambara amagarade yo mu mwuka, utuzimu tugatangira gushira bakabaho batagira abazimu. nibyo nkunda, nicyo gituma mubona amatorero yasakuje gusa ngo faya, agatangira gusakuza ahatiriza ibitangaza, ahatiriza ibiki bene ibyo, iteka bagwa mu makosa yo kugwiza abanyamyuka barenze abanyamwuka. muzareba amatorero yose y'abari abantu bakunda kugira faya batagira ubutumwa bwa Yesu Kristo, muzayakurikire muyagemo. sizware kubimbwira nijoro ni Francine sizuba myareka yawe yagiye gusengera, ngahe muze munagenda mwafunze imikandara. hanyuma ariko igituma nawe yabimenye, utafite icyazi ntacyahamenya, niyo agezeyo ntamenye ibitari bizima n'ibizima. ariko ufite ibyazi niyo ahageze ahita amenya ngo ibi bintu birimo ikintu. kubera rero benshi kubera ko ariko bagize ngo ni ubwami bw'Imana bukora, nicyo gituma muzabona abasunika abantu ngo niho bemera ko imbaraga zakoze, abandi babagire gute, babatera ibitambara, abandi none basigaye bitwaza n'ibindi bapompa, nimba ari amaparufe nimba ari ibiki, bagenda babapompaho
bene uko oro babimupompaho bigafunga umwuka we, byafunga umwuka we benshi kubera n'igihunga n'ibiki akitura hasi, bagakunda kabanga imbaraga z'Imana si ugusara, imbaraga z'Imana n'ubwenge butuje bubatura abantu bakaba bazima, bakagira ibyishimo n'amahoro muri bo mu buryo batagihindiganwa n'imiyaga iyo ari yo yose. Bene uko naramubwiye ati imyaka nshumbya baba nibyo twababwirije, n'umwuka w'Imana ubariho, no kuba twarabigishije kuba muri Kristo, babaye barimo imyuka mibi nakwicuza n'igituma naje kubabwira. Ikindi abantu bataba bazi buriya batajya bamenya, uzi ko iyo tubwiriza gutya rwose urugamba umenya ngo ibi nabikora, ibi n'Imana ibikora, nge namaze kumenya byose bikorwa nayo kandi binyuze mu ijambo ryayo, tirishobora kugenda gutyo. Benshi uzurwaye ugasanga warakize, abandi tugasenga gusaba kwatureho ibintu bakwaturaho ubuzima buhinduka. N'ubu turi kuvuga Yesu tukamubasukaho, ibi byonyine n'imbaraga zuhagira ubuzima bwawe ukaba uko utari umeze utamenye n'ibyakubayeho. Operasiyo ya Yesu si ibisazi ngo bigire gute, yego urimo imyuka mibi irasohoka, ariko abandi benshi inabavaho. Imyuka nayo igira kategori zitandukanye, kategori zigera kuri 3 z'abadayimoni, zose zikurwamo n'ijambo ry'Imana, abantu bakaba amabuye mazima bakayoberwa ingene bakomeye. Imwe gusa niyo yonyine usanga y'imyuka yayindi idasanzwe igaragara ukuntu nayo ifite inkomoko zahituruka. Icya kabiri, yabagariwe cyane n'abayikuza n'abayisakuza, abantu bagacanganyikirwa. Mbarahiriye Imana, hano mwayoborwa n'umuntu ubabwiriza ibintu bijyanye n'imyuka mibi, ubajyana muri monde yo twadusengesho tw'imyuka turimo gucanganyikirwa. Amezi 6-7 mwese mwaba musigaye muvuza induru, abazimu bavuza induru hano, ndabizi njya mbabona. Haraho njya kubwiriza ibi nirirwa ugiye kubwiriza ibiki, ukabwiriza watangira gusenga, ngewe ngasenga ntegereje ko abantu bose buzura umwuka. Ngewe nicyo nkunda, ngewe umutwaro wanjye nuko bose buzura umwuka, bose bavuga indimi, cyangwa se umwuka wera barize, cyangwa umwuka wera atangire kubereka ibintu. Nubwo nibo bwami bwa Yesu Kristo. Ariko harantu nigeze kuja kubwiriza, ni mu idini rikomeye banavukiyemo bakuriramo. Hanyuma mbwira umusenyeri ko wanyemereye, uremera ko nsengera n'abantu basabire kuzura umwuka no kubohoka n'ibintu birababoshoye bohoka, abandi buzura umwuka. Atego kabisa bikora, atari ko hano iwacu tidukunda kubikora cyane ibyo kuzura umwuka wera. Ntimubikunda toke, nta kibazo. Arambwira ati ndabikwemereye ngo ntangire ndangije kubwiriza ngo ntangire gusenga, mwese mugiye kuzura umwuka wera, nimubyitegurire mwese dusenge twiyeze nitumara tuwutegereze. Ariko ababosha babohoke bagire gute ibintu bene ibyo, ngo dutangire gusenga. None njya kubona abo bakorana, abakozi b'Imana bari aha ngaha imbere, abadiyakona bavuga butumwa n'ibiki ibintu bene ibyo. Ngewe nahumirije ntegereje ko abantu bagiye kuzura umwuka wera, abantu batangire twese cyari giterane cy'ububyutse bavuze ngo nabo nicyo cyambere bari bakoze. Kireke dutumira umuntu umwe nyine w'umuriro uzi kubwiriza ku bubyutse n'ibiki, barantumira. Abadayimoni nahasanze kuva nabaho, iki gice cyose sanga cyuzuye abadayimoni. Ngonje kureba inyuma ya musenyeri hariya nsanga bose abadayimoni, ibintu byabaye ibindi ko bari kunguta, abandi intebe bazishyize ku mutwe, abandi bari kuruka, abandi bari kugira gute. Tegereza bazuzura umwuka wera ngo bigere hagati imaze gukomera, ntawe ukiye wikontorora. None n'intebe bazinyuza hejuru ya musenyeri, yahise asohoka, sinamenye igihe yasohotse arigendera. Ngonje guhumura nsanga nsigaye njye nyine. Okay, ndubwo agiye sawa, ndikomereza, ntarunsigiye. No,
turasenga, ababohoka barabohoka, ariko nza kugira Imana nyuma mbona bamwe batangiye kugaruka, batangiye kuzura umwuka wera, batangiye kuzura umwuka wera, bavuga indimi, bamwe batangira gufatwa n'umwuka. Numva birantangaje. Henshi tujya niwe tubona itorero uko rirezwe, ukabona iteka bajya gusenga badategereje umwuka wera, ahubwo bagiye gusenga bazi turagiye badukuremo imyuka mibi. Nuko babayeho imyaka 5-10 buri uko aje guterana ngo bamukureho imyuka mibi. Mbese imyuka yabaye nk'ivu bamuhungura, bene uko ni nk'abafite agapurizo ko gupuriza imyuka ikabavaho. Sibyo? Reka mbabwire iki. Muri ngoro y'Imana ibamo, muri inzu y'umwuka, mujye mutegereza umwuka, mubyutse mutegereze mugenda. Icya kabiri, ububata bubaveho, muri abana bisumba byose. Kristo na Beliyali bahuriye he? Umuco n'umwijima bahuriye he? Nimureke umuco bayobore, ibitari umuco birimburwa iwanyu mu izina. Ngewe ga rero nuko nza mbikubura, uko ndabikubuye mu izina rya Yesu. Nimba hari n'umwuka mubi wakugendaho, uko wagiye ntawe ugaruka. Iyo rero ubwiriza abantu muri uburyo bakaba ari abantu bazi kumva, bakatangira kwibona muri Yesu, imyuka mibi bavamo batabizi, bakabohoka bakaba amabuye, bagatangira gufasha abandi mu buryo abantu basigara bitangarira. N'abantu siko nahindutse, ni ijambo ribikora, ni ijambo ribikora, nta kindi bagerekaho. Reka nsoze. Imana ibarinde kugira uruhagarara muri mwe no kwibaza ku by'ejo. Nimubireke byibaze abejo, dore uko abanyamwuka Imana ishaka ko babaho. Uyu munsi nitubona tuwuriho, impaye amahirwe yo kubyuka none ngo mpanurire ejo hanje hazaza. Nimuntega amatwi abanyumva tuvuge amen. Dore icyo ngiye kubabwira, munyemerere muze mukora uko ijambo rivuze. Ikibazo idini naryo gisha abantu, bazi ko ari ukumva gusambara bakitahira, ntibamenye ngo baje hano. Tuba twaje kwiga, kwakira, kuremwa mw'impinduka. Ibintu bitatu. Ikindi mbabwira kugira ngo mubyumve, twakijijwe kugira ngo dukure tugere mu gihagararo cyande. Ubu bamwe baracyari mu mano ya Yesu, abandi bageze mu mavi. Turasabwa gukura tukagera ku mutwe we. Tuza guteranira iki? Ni ukugira ngo dukure tuva aho twari turi. Uyu munsi turi ku itariki zingahe? 22 na 7. Twagezeyo. Se ajya mu mutwe nayo mfite kangahe? Onyumva. Mu izina rya Yesu nkorera nizera. Uyu munsi twaje guterana, ikindi mutajya mumenya, iyo uko duteranye tuba tuje gupakira imbaraga ziduhesha kugenda ibindi birometero bikiri imbere yacu. Ubu twese nimba twari tugeze kuri 800, uyu munsi turarara kuri 900. Nitugaruka tuhakura imbaraga tuje ku 1000, kugeza ubwo tugera mu mwuzuro w'igihagararo cya Kristo. Hanyuma Kristo akaza gutora abafite imbaraga ze bahagaze mu gihagararo cye. Ariko abantu baricariye mu mabusa ngo dutegereje Yesu, kandi bazamutegereza iyo bafite ubwoba, bakanamutegereza niyo urucantege rwababanye rwinshi. Narabwiye ngo Yesu ntazaza gutwara ibinebwe, ntazaza gutwara abananiwe. N'abandi bavanga azaza kudutwara ngo nabone isi tumereye nabi, ng'ibyago byabaye byinshi. Yavuze ko ari ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwe, ariko bitavuga ngo azaza kudutora ari uko twakubititse, twashize, twaboze. Azajya kudutwara ari uko abona ko abizera. Abisi bararushe, ariko abizera bazaba bari mu mbaraga zikirenga, ivuga ngo ubu bari muri dimansiyo yatuma njya kubatora. Tazajya gutora ngo ubwo ubunebwe butumaze, cyangwa se ngo ubw'isi yatunaniye. Oya,
aza gutora abanesheje. Mu byahishuriwe Yohana sicyo gitabo gisoza ngo bazavuga ngo bariya bavuye he, babaga he? Aba basa gutya bakomeye beza, ngo bazavuga ngo bariya ni abanesheje isi, bavuye mu miruho n'ibindi byose, ariko ni abanesheje. Tazaza gutwara batsinzwe. Reka mbasomere utundi dutahe. Aka kabiri reka mbita abajura ariho mubumva neza. Abajura bo b'ibyiringiro, abajura b'ibyiringiro. Uwa mbere navuze ko ni susi y'ubuzima, kwibaza ku by'ejo. Uwo ni umujura mubi wamaze abantu ibyiringiro basigara bari gutyo. Umujura wa kabiri wiba ibyiringiro mu muntu ni abantu nyine, abantu buriya iyo utarebye neza hari igihe amaso yahanga abantu bakakubuza kwiringira Imana, ibyiringiro wagiraga bikaba biragiye. Abantu ubashire mu mujura wa kabiri ubuza abantu kwiringira Imana, cyangwa se urya ibyiringiro mu bantu. Kuko hari ureba ko mfite muyomba ushoboye, mfite bene wacu, mfite ibikingira abagenzi benshi, inshuti zirahari, nta kibazo. Izo nshuti nyine wateretse mu mwanya w'Imana, hasigaye gusa kwizikuraho cyangwa ibihe bikazikuraho kugira ngo nayo ikundi iboneke. Ariko se kuki kurinda ngo Imana ibakureho ukundi uyibone iyo uyirebye ukareka abo bantu? Mujya muririmba gute? Abirenge abantu barabahemukira ndetse babahanga amasoso akabakoza isoni. Ako karahagije. Kabona ni igihe cizi wabo, ni igihe ciza ahakorera, ni igihe ciza mu muryango. Agahita aciringira akagira ngo niko bizahora, akatangira kuvuga ko Imana idakenewe. Ngahe yishyire ku ruhande ndabikwemereye, ariko uzaba ubimbwira. Umunyamerika mu banyabwenge b'Abanyamerika bagiye mu byogajuru mbere y'abandi. Hari si mu bambere ariko ni mu bakomeye b'Abanyamerika. Yabwiye mwene nyina ukije, murabizi ko Abanyamerika benshi barakijijwe. No kugira ngo bubake Amerika bayubakiye kugakiza bagitangira. Abanyabubyutse nibo bashinze Amerika, bayiha amahame yose y'ubumana. Nicyo gituma Abanyamerika bakomeye baruta abandi. Simbabesha, nushaka Uburusiya buzamuke n'ibindi bizamuke, simbyibwira, sinabyemera ko bazaruta Amerika mu myaka ya vuba. Ntabyo nemera. Abashinwa barakomeye, ni beza kandi bakomera. Imana yashaka ko twese dukomera, ariko gukomera bamwe bizera inzoka batizera Yesu. Igice umubare munini w'Abanyamerika bemera Yesu. Ayo makuru mwari muyazi? Umunyamerika nutajya mu rusengero n'umupagani wabo azatanga icya-10. Ayo makuru mwari muyazi? Inkunga nyinshi batanga na amafaranga yabo ni bya-10 bagafasha isi. Ninde wabaruta bafite ihame ryo gukorera Imana? Nico cyane bakomeje. Naho Afurika twe niyo tuyabonye turayahisha. Iyo tutibya y'igihugu tukiba n'ay'Imana, twarangira tukicara ngo ariko Afurika izakira ryari? Imitwe y'Abanyafurika ifunze. Narabivuze ejo bundi abashumba barasakuza induru ziravuga kabisa, ariko karanejeje pe. Baragasirika imbuga zose mbona nta hani sawa rwose. Mvuga ko Abanyafurika dufite ikibazo gikomeye, duturaho twanga tugasaziraho twavumye, none naho haratwihoreye hanze kuduha umugisha. Nta gihugu cyaguha umugisha ucyanga, nta gihugu wakomerera mutagikunda. Ibyo mugende mu byandika. Ndi impanga y'ubutaka nge, uri impanga y'ubutaka. Impanga y'imwe yarakaye yabizi bimenya, niyo yarwaye yabira bimenya. Twararwaye n'ubutaka bwarabimenye. Butwima umwero kandi Afurika si yikenye ku buraya, buraruta uburaya ubutunzi buyirimo, ariko bariya bakundi wabo. Icyakabiri bagira gute? Sabanebwe nabuze ikindi baturusha, bajya barota bahagaze, naho twe tukarota mwiroro twahwereye. Tushaka kungana n'umuntu urota ahagaze, nawe utegereza ngo uzarota ari uko ibitotsi byakugandaguye hariya hasi utazi n'uwinjira. Tibishoboka.
urota ahagaze ashobora no kugutunga, kuko aho Imana irinda kukurotesha uryamye ni ukuba warayinaniye kurota uhagaze, kuko ibyo ufite mu iyereko tirinda kukujyana mu nzozi. Izajya imurikira ubwenge bwawe n'ibitekerezo wicaye. Ushinge kampani mu mutwe kubera wabitekereje uvuye gusenga. Ariko abandi uzatwicara ngo ntukimvugisha n'ubwo nsigaye njyama ngo ngabyuka. Ariko ngiye uzimvugisha mpagaze. Shaka kumara amezi 3 itamvugishije ndyamye. Ariko nabapaye ngenda gutya. Narumiye ngeze muri dushe, narataye dushe yanje bamwe akanda, ariko uzogera muri dushe nafungura amazi karuwa nkayivamo nkajya gushaka telefone ngo nandike ibintu numviyeyo. Uziko n'indirimbo nyinshi nagenda ndirimba njya mu mazi muri dushe ngumva indirimbo, nagenda ntajanye telefone cyangwa akantu nandikaho, kajya kuva muri dushe yangiye nkayibura. Nubu hari heruka kungenda narababaye ndahwera. Iyo mpamvu rero kubera ko urupapuro bidakunda telefone zanyitwa bene uko. Aha, kandi bene ibyo bigira imbaraga narumiwe. Ariko naho twe Abanyafurika ngo naendose ngo muze musone ngo azi gusobanura ise warose gute, ngo nukuri ngo narose ngo tutange kuzamuka umusozi ngo tugere hagati ngo turatembagara mu gikunduke ngo turamanuka ngo tugiye kwikamo ngo mbona imbeba ko ziruka zibiri ngo hanyuma zigeze hakurya ngo mbona hajemo n'ingurube, kugira ngo uzazingura izo nzozi yewe bisaba kujya mu butayu. Nicyo gituma uzabona Abanyafurika mufata indege n'abazungu bose bahita bafata ibitabo, aza kugera iyo agera amaze igitabo. Naho tw'Abanyafurika twese kwibera mu madirisha duharura ibiti gusa n'imisozi. Ayiwe dore agasozi, uziko mbonye ibicu ko ndabona udutariri hasi. Abazungu amaze igitabo, Abanyafurika tugenda tubara imisozi. Aho WhatsApp yaziye tuhita twunama muri WhatsApp. Abatipe bazikoze tibareba ashwida siho bari ko barakereye ibindi bintu. N'abahanga bo kurota bahagaze, kandi n'ikimana yari yararemeye umuntu ngo azarota ahagaze. Ibyo atekereje ibyakubayemo nawe uzabibemo. Ibyo utekereza ibyo bishaka kugutunga. Abirengi abantu baraba muhaguruke duse.